tangira agafilimi k'uyu munsi hari abantu bari muri supermarket barimo bishyura ibyo bafashe, hanyuma umusore ageze ahangaha batangiye kumubarira amafaranga ari buze kwishyura, bahereye kuri biscuit. Nuko umusore arimo atekereza amafaranga afite, akibaza nawe biri buze guhura, ariko nawe akavuga ati reka ndebe. Inyuma ye hari abagore bari bamutegereje kavaho ko yishyura, hanyuma bigaragara ko barimo bihuta cyane. Umusore yarebye amafaranga bamubwiye ngo yishyure, arebye asanga ni ibiceri gusa bitari guhura n'ibyo yafashe. Nuko umugore inyuma yatangiye kurambirwa, yatangiye kumubwira nabi. Ese wabuze ibintu byamubayeho? Reka turebe aka gafilimi turebe aho ari buze guherera. Mugabo ati se wakwishyuye vuba ukava ahangaha? Nuko umusore yari umusore w'umukene, nta kintu yibereho, nta kintu afite. Umugore ari kumubwira ati se uravaho ryari kuko kuri muradutinza, niba n'amafaranga ufite washyize ibyo wafashe hasi ukagenda nta kintu kimujyanye. Umusore aramubwira ati vanaho yawurute hasigare biscuit. Umugore amubwira ayasigaye. Nuko wa mugore uri inyuma yiwe akomeza amubwira nabi. Umusore nawe bitangira kumutera umujinya, aramubwira ati vanaho n'ikindi hasigare bike, ati kuko ndabona aribwo ruzi guhura. Umugore amubwira ati ko niba n'amafaranga ufite wasohotse. Inyuma ye hari uwo mugore umaze kumubwira ibintu byinshi cyane. Hanyuma undi mugore we yakomeje amwitegereza, nuko amuhereza akantu ari buze gushyiramo. Wa mugore wamwitegerezaga araza amubwira ati nta kibazo, ibyo byose babiguha hanyuma nkishyura. Umusore ati ntabwo bishoboka. Nuko umugore atamubwira ati ariko ni gute wishyurira n'umusore? Umuntu w'umusore amwishyurira. Umugore amubwira ati seka amafaranga yanjye waretse nkishyura. Nuko bakomeje guterana amagambo, hanyuma uwo mugore afite amafaranga aratanga ahura n'ibyo umusore yari yafashe byose. Nuko uwacuruzaga aravuga ati bya nyabyo, yibaza uko biri buze kugenda, ariko nyine birangira n'ubundi bamwishyuriye. Bafata bya bintu byose barabimupakirira umusore, nuko kutahana ibintu byose. Ariko wa mugore yarari aho ngaho akomeza kwitotomba yibaza se ni gute wakwishyura umusore. Hanyuma amafaranga yasagutse bayasubije nyirayo. Umusore aramwitegereza aramubwira ati nukuri urakoze cyane kuko nari ngiye kuburara. Umusore yarishimye, nuko bamuhereza ibyo byose n'ibyo yari yafashe byose. Aramubwira ati wakoze kuduhahira. Nuko wa musore aramubwira ati nukuri nta kintu nabona nagushimira, uri umugore w'umutima ufite umutima. Umusore yahise agenda, hanyuma hasigara abagore babiri. Undi nawe avuga ati nubwo bwa mbere mbonye umuntu ugira neza ku muntu atazi. Umugore aramubwira ati ujye ugira neza, ntabwo wamenya aho uzasanga ineza wagize. Nuko bakomeje kwishyura, ahita agenda n'umujinya mwinshi. Undi wumugiraneza nawe yaraje arishyura ibyo yari yafashe, nuko nawe aba arasohotse. Ku rundi ruhande umusore yari ari hanze, wa mukobwa asohotse amubona ari hirya, mbese ari nkaho agiye gufata ibyo kurya, ariko bigaragara ko umusore atagira n'aho aba. Nuko agize afashe igikapu nabi, atakara amafaranga, ahita ayabona. Wa musore ati bikavana vuba. Wa mukobwa aza amusanga amwegera, nuko aramaze ati se ubundi bite amakuru yawe? Umusore aramubwira ati ariko se ubundi buriya wamfashije byagenze gute? Nukuri byanshimishije kuko byari bincanze. By'ukuri amafaranga bigaragara nkaho ari wa mukobwa yarashyize mu gikapu cyiwe, ariko nyine atazi aho yayavanye. Umusore akomeje gusobanura umukobwa amubwira ati muri iyi minsi nabuze akazi, nta kazi mfite, akazi kanjye nukuri karagiye ntako mfite. Umukobwa aramubwira ati okay, njye rero mfite igitekerezo, njye ndumva nakujyana kuri kampani niba ariko uri tayari, kuko bashaka umuntu uzajya ukora amasuku. Umusore aramubwira ati bya nyabyo? Umukobwa aramubwira ati rwose nta kibazo mfite, nakujyana. Si njyewe wenda guha akazi, ariko nakujyana bakakaguha nkagutanga, bakaguha akazi nk'umuntu ushoboye. Nuko umusore aramubwira ati se ni gute wamfasha utanzi? Umukobwa aramubwira ati tubaho mu isi yo gufashanya, ati kuko nshobora kugufasha nkafasha n'undi, kuko ntabwo mba nzi umuntu uzangirira neza mu gihe kizaza. Nuko umukobwa aramubwira ati ariko niba wumva atari byiza wabyihorera. Umusore aramubwira ati ngende tayari kugira ngo tujyane. Nuko wa mukobwa aramubwira ati niba rero ubishaka wankurikira nkajya gukwereka aho dukorera. Bahise bagenda, umukobwa aramujyana amugeza kuri kampani aho bakorera. Aramubwira ati rero reka nze nkubarize. Hanyuma bakigera ahangaha bahura na wa mugore ufite amahane muri supermarket, arimo abutunganya wa muhungu. Naje avuga ati ariko urimo urakora cyangwa n'uwo musore? Nuko wa mukobwa aramubwira ati arimo arashaka akazi. Ndavuga ati ariko se uri kumva twakoresha umuntu usabiriza? Ntabwo ibyo bishoboka. Umusore aramubwira ati umva mubwire, ntabwo ngiye nsabiriza, ati uwo ari we wese ariko ufite kuva ahangaha.
wa mukobwa yasambwe ati ariko ntago ari we nyiri company ko kandi ariko njyewe iyo manager dahari ni njyewe ufata imyanzuro. Ndamubwira ati nta kibazo ngenda mutegereza mwibarize. Hanyuma wa mugore arambwira ati uyu munsi ntago ari igihe cyo gufasha abantu. Ubwo bagiye kumva manager kuvugira muri office. Wa mukobwa avuga ati sinumva manager hari satira ategereza ahangaha ndaje. Umukobwa yaragiye muri office kugira ngo yibonanire na boss. Hanyuma umusore asigara ahangaha ategereje igisubizo kiri buze kuvamo arimo yitegereza. Hanyuma ageze kwa boss wasanga yataye umutwe, mbese akazi kamubanye kenshi. Wa mukobwa yaraje aramusuhuza ariko wa undi nawe azamukurikiye. Hanyuma uwo mugore barangije amaze ati se raporo y'ukwezi ko mbona ituzuye. Umukobwa avuga ati ntago ndayikora kugira nyirangize. Hanyuma manager avuga ati ndashaka ibintu byose biza kurangira muri uku kwezi, raporo zose ngatanzibona. Hanyuma umukobwa araje gusabira mu musore akazi, avuga ati ikintu nshaka kubwira. Ati ndabizi neza ko ushaka umuntu ukora amasuku, ati rero uwo muntu namubonye. Manager abwira umukobwa ati rero wakwihangana kuko ndabona muri iyi minsi turi gushaka abakozi. Umukobwa atavuga ati ariko urabizi ko boss azaza kudusura mu minsi iri imbere, ati dukeneye umuntu ukora isuku. Hanyuma manager atamubwira ati ndikumva urimo kuri hubwo, ati umubwire azakore kugira ngo akore isuku boss atazaducishamo ijisho. Hanyuma umugore w'umunyeshyari arambwira ati ariko arimo arashaka ko duha umuntu wo ku muhanda usabiriza kugira ngo tumuhe akazi azatwibe. Hanyuma batiranye amagambo. Hanyuma manager atamubwira ati ndikumva mwamureka agakora ibyo mujye mubivemo, ati wowe kuri raporo vuba boss niba azaza azazi asanga raporo zose tuzifite. Hanyuma n'uwo gukora amasuku nawe akora amasuku byose abe yabikoreye. Hanyuma wa mugore atamubwira ati mva mbwire ati njye nibanzamura ati nzahita mwirukana. Hanyuma wa musore yararaho ngaho ategereje ngo baje bamusanga, ariko yibaza se ubundi bangaha ndabona akazi. Wa mukobwa aje atamubwira ati byanga bikunda wabonye akazi, uko biri bugende kose ugomba kujya gushaka uniforme, hanyuma ukaza ugakora ama office yose, ugakora naho hose dukorera ukahakorera isuku. Nuko wa musore aramubwira ati se ni gute wangora ibintu koko? Umukobwa aramubwira ati rero ufite kubanza kujya muri douche ukagenda ugakaraba, hanyuma ukaza kugaruka ugakora akazi. Mu by'ukuri ntabwo ari baziranye, yahise amubaza izina ryiwe. Aramubwira ati se witwa nde? Umukobwa yasubije umusore ko yitwa Ariandra. Nuko umusore aramubwira ati sha ufite izina ryiza kabisa. Nuko umukobwa aramubwira ati rero kamushakire uniform, hanyuma nawe mukanya witegure utangira akazi. Umukobwa yagiye gushaka uniform, umusore nawe azangaha kugira ngo yitegure ajye muri douche akarabe maze atangire akazi kuko bari bamushakiye akazi. Yashyize igikapu ahangaha kugira ngo yinjire muri douche ubundi agende akarabe. Hanyuma umugore yaje ahangaha afite ibipapuro, arebye abona cya gikapu hasi wa musore yashyize hasi. Avuga ati reka ncunge neza ubundi kino gikapu ngisake ndebe ko hari ibintu nasangamo, ubundi uyu muhungu mutangiye raporo. Yaragiteruye gake kugira ngo hatagira umuntu umwumva cyangwa se wa musore yinjiyemo atamwumva. Arebye ahita asangamo ya mafaranga uwo mukobwa yari yaramushyiriyemo mu buryo atarazi. Hanyuma atavuga ati siko wa musore ari umujura. Yahamagaye kuri polisi atangira kubabwira ikibazo afite. Ababwira ati hano muri company dufite umuntu wibye amafaranga, atubwo nubwo sinzi ikintu muri buze kudufasha, ati kuko njye namwifatiye nayibonye amafaranga ayafite. Bambwiye kaje, hanyuma nawe ahita atangira gutegereza igihe polisi iri buzire, hanyuma yamara kuza ikaza igafata wa musore. Wa mugore yari yagiye gushaka uniforme yo kumuha, yarayizanye. Hanyuma umusore yari amaze kwitegura, arangije arayimuha. Arambwira ati nizere ko iyi ngiyi iri buze kugukwira kandi ukayikoresha akazi neza. Yaramushimiye ngo wa musore igihe ari kwambara ahita amubaza ati se ubundi iyi kampani ubona umuntu yayirambamo, ati ukoze akazi kawe neza narebe, ati ubundi nyirayo uramuzi? Umukobwa aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo muzi neza, ati ariko bavuga ko agira umutima mwiza kandi ko nta kibazo agira. Nuko se ubundi wowe iyo utekereje uba wumva nyiri kampani yameze ati? Umukobwa aramubwira ati rero ntabwo ngiye mbizi, ariko icyo nzi nuko dukorana neza. Ati ubundi se wowe ukora iki hano? Ati jyewe nkorana na kontabure, ati dukora amafaranga. Ati se we kora ati? Aramubwira ati nta kibazo nawe n'umwana mwiza. Hanyuma ndavuga ati nahizi ko ari we wa kabiri. Yaramubwira ko Amanda ari wa mukobwa umwe ugira amahane, mbwira ko ari we kontabure mukuru.
hanyuma ndavuga ati se ubundi wowe bite ko batakuzamura, ndavuga ati ariko njye nta kintu ndwaye usibye ko ibyo byose ari umwanzuro wabari wa boss. Hanyuma bahise baza wa mugore n'umupolisi, hanyuma bavuga ati dore umusore nguriya niwe wibye icyo kijura n'umusambo dufite aha ngaha. Hanyuma polisi yahise abasoza avuga ati ese mwatwegera aha ngaha, barabegereye kugira ngo ufite polisi ababwira. Nuko umusore arabaza ati se ubundi bimeze bite, mwambwiye ukuntu bimeze. Ati uyu mugore yambwiye ko ari amafaranga wibye. Nuko umusore avuga ati njyewe ntabwo nzi ibintu arimo aravuga, ibyo arimo aravuga by'amafaranga ntabyo nzi naba nizi. Yahise akura amafaranga muri cya gikapu arayerekana, aravuga ati dore ikimenyetso ngicyo kigaragaza ko wabibye amafaranga. Aravuga ati amafaranga se kari ayanjye biti. Hanyuma wa mugore ahita amubwira ati amafaranga ushobora kugaragaza ahantu wayakuye, ko nzi ko wowe wiba, ko nzi ko usabiriza, amafaranga bayakuye hehe? Hanyuma yakomeje kuvuga ati uno musore mumufate, uno musore mumugaragaze. Maze wa mukobwa aramuburanira aramubwira ati icyo nzi neza nuko amafaranga barazi. Wa mupolisi arangije avuga ati ndashaka kugaragaza ko ahantu wakuye amafaranga. Umugabo aramubwira ati njyewe amafaranga yanjye nayo mba nifitiye, nayo mba nabikuje. Banze kumvikana bakomeza kuvugana ibintu byinshi, nuko wa mugore aravuga ati ndabizi neza ko urimo urabeshya, ko ndabizi neza ko wiba. Hanyuma umusore yarabasobanuriye ahantu amafaranga yiwe, birangira polisi avuze ko umusore ari mukuri, n'umugore asa nkaho bitamushimishije kandi ibyo ari kuvuga atabyumva neza. Bakomeje kubivuga ibyo bintu, bakomeza kuganira. Polisi aramubwira ati ariko ntekereza ko amafaranga ushobora gusubizwa umusore, ati ko n'ubundi ari mukuru. Umugore aramubwira ati nubwo mwamushyigikira gute ntabwo ibintu biza kurangira aha ngaha, ndaje mpamagare rwose manager wacu azabigemo. Manager aha ngaha ari mu kazi ahuze cyane. Nuko wa mugore araza aramubwira ati ndashaka ko waza tukavugana. Manager aramubwira ati byagenze gute? Aramubwira ati ariko uzi ko wa muntu twahaye akazi k'isuku ari umujura, aha ngaha barimo basigaye aha ngaha by'abacanzi. Manager nawe yumvise ibyo bintu yumva biramucanze. Bamubwira ati ariko ushaka ugomba kuza kubera ko polisi iri hanze. Manager yaje kumva icyo kintu avuga ati se noneho ibi bintu byo turabigenza gute? Yarahageze asanga byabacanze, arabitegereza. Manager asa nk'utunguwe, ahita asanga neza wa musore amuzi, abura uko abigenza, abura uko yifata. Baramubaza se umeze neza? Tumeze neza. Yahise amuganiriza avuga ati rwose manager njyewe nta kintu na kimwe nigeze niba. Ati umugore arimo arambeshyera, amafaranga yanjye yaje kureba mu gikapu. Hanyuma manager aramubwira ati ntabwo ibyo bintu wabikora, ati hano hari ibintu byinshi byo kwitaho, ati urumva rwose dufite ibibazo, nushaka witonde kandi ibintu byose bitware neza. Manager yagizemo ubwoba biramucanga, ariko bigaragara ko uno musore atari ubwa mbere bahuye, hari ahantu amuzi. Yahise abasiga aho ngaho, arangije asa nk'uwigendeye mu kazi, aravuga ati reka mbihorere. Arakomeza kubwira umugore ati ibi bintu wakaba byihorera ukareka gutakaza igihe, ati kuko waba uri kwishyira mu bibazo. Hanyuma polisi yahise babwira ati rero njyewe nkurikije uko bimeze ntabwo uno musore yaba yibye, ati amafaranga naye, ikigaragara cyo afite ibintu bigaragaza ko amafaranga, ati ubwo wowe wagiye mu gikapu cyiwe ushaka gukora ibyaha ugasanga bisanzwe uri mu byaha. Rero basezeye ati yigendera. Hanyuma umugore nawe asigaye ari kwibaza ibimubayeho. Umusore aramubwira ati njyewe ikintu nsaba cyonyine no kuba mu gikapu cyanjye, ubundi nagakomeza ibyo ngiye gukora. Uno mugore nawe yaramukomeje gushyigikira umusore, ariko uyu ngundi akaba atari kubyumva. Hanyuma umukobwa yaragiye, abandi basigara aho ngaho. Hanyuma wa musore abaza n'umukobwa ati se uwakwigendera? Umukobwa aramubwira ati rero ntabwo ari ngombwa kugenda, ati wikwita ku byo yavuze, niba nta kintu kibi waba wakoze niki cyatuma ugenda. N'umusore aramubwira ati se ubundi utekereza ko amafaranga nawe nakwiye he? Umukobwa aramubwira ati ibyo ngibyo ni ibintu by'umuntu ku giti cyiwe ntawamenya, nese urashaka mbikubwira? Umukobwa aramubwira ati ibyo bintu kubimbwira ni uburenganzira bwawe, ariko ikigaragara cyo ari ikintu cy'ingenzi uba uri guhisha. Umusore aramubwira ati rero ibyo uri kuvuga nibyo, sasa genda unzanire amazi yo kunywa ubundi uze nkubwize ukuri ibintu byose mbikubwire. Nibwo turi buze kuganira ukamenya ibintu byose bijyanye n'ubuzima bwanjye. Umusore yasigaye aho ngaho areba ya myenda bamuhaye, ayitereka hasi, arangije ahita ava aho ngaho aragenda.
nagusabaga ukane subscribe, usharinge video yacu kandi uduhe comment, hanyuma ntibagirwe kuduha like kuko uba uri gufasha channel yacu kuzamuka. Umukobwa yaje ahangaha amuzanira amazi yasanga imyenda yirambitse hasi, hanyuma atangira kwibaza se uyu musore birangiye agiye, nizere ko atagiye ati kuko yaramaze kubona akazi. Ubwo ku rundi ruhande hari umuntu arimo aza bigaragara ko yambaye neza, aza asatira umusore ahantu ahagaze, kumbi umuntu wari uje ni manager, uwo manager twabonaga ari muri office. Hanyuma n'umugabo aramubwira ati rero sasa njyewe ibintu byose nshaka ndashaka ko ibintu muzajya mukora muzajya mpa raporo, ndaguma ndabona raporo neza. Uti bamwe bitwaza akazi bakora abandi bagakora neza, ubuse uri kumva nakomeza kugira abakozi bameze nk'uriya mugore bafata abandi bantu bakabashaka kubarenganya no kubatesha umutwe. Umugabo aravuga ati se burya urimo urabagerageza? Ati njyewe nabagerageje namenye abakozi bafite umutima mwiza, abakozi bafite umutima wa kimuntu, turangiye nabamenye. Ati njyewe sinshaka abantu badafite umutima nk'uwa kimuntu, ati ndashaka abantu bakora neza kandi bagira umutima mwiza. Biriya byose ndabikoze kugira ngo bamenye. Hanyuma aravuga ati ejo mu gitondo ndashaka abakozi bose baze dukora inama, ndashaka kumenya nyine buri mukozi uko akora kandi ababwiye ntihagire uza gukererwa. Ubwo yaramubwiye, hanyuma manager arabyumva aravuga ati nta kibazo nanjye ndimo ndabyumva. Ubwo bose bagenda, ubwo bwakeye mu gitondo cya kare yari yamaze kubabwira ko ejo hari inama, ariko bari barangaha mu kazi. Umugore yaje asanga wa mukobwa ari kumubwira ati humura rwose wa musore wawe wari wazanye agakora amasuku ntabwo azongera kutubangamira, ati n'ubundi twasanze ari umujura, ati nta nubwo azagaruka. Manager yaje abasanga aza abasuhuza, arangije arabwira ati rero nk'uko twabivuganye mwitegure neza, ati boss ngiye kugira ahangaha, ndashaka buri muntu wese yitegure muri tayari. Ako kanya wa musore nk'uko twafataga nk'akanya isuku yaje yambaye neza, isura yahindutse, mbese ibintu byose byahindutse. Kumbi wa musore niwe boss w'iyi kampani, niwe uhagarariye, niwe nyiri iyi kampani bano bantu bose bakoramo. Yaje avuga ati najya mbibwire, ati abantu mwese dukorera ahangaha benshi ntabwo muzi, ati ariko ni njyewe boss w'iyi kampani. Benshi baratunguwe, bari aho ngaho, bari abakobwa bose baratunguwe ko nta n'umwe wari ubizi. Hanyuma aravuga ati njyewe nigize umuntu usabiriza ku muhanda kugira ngo umenye uko umeze, ariko buri muntu wese urangana naramumenye. Ati njyewe ikintu namaze kwemeza ni uko abantu benshi bakoresha akazi kabo ndetse n'imyanya bahawe kugira ngo barenganye abandi, ariko abandi baba bafite umutima mwiza, abandi bakoresha akazi kabo mu gukora ibintu byiza. Arangije aravuga ati Ariandra, ati ni wowe muntu wabashije kumfata neza, ati ntabwo ndi buze kubitindaho cyane, ati kuko buri muntu afite imyitwarire yatandukanye yanyeretse. Wa mukobwa aravuga ati ntabwo nari nzi ko ari we boss wa kampani, ati nyine niyo mpamvu ugiye biriya byose nabikoze kugira ngo buri muntu mumenye. Ati rero kuva ubu ngubu nagira ngo mbabwire ikintu cy'ingenzi kuri izi bintu byose, umuntu wese uzi ko yitwaye nabi mu kazi muhaye amahirwe yanyu, ati ariko wowe Ariandra ndakuzamuye bitewe n'ukuntu witwaye, wagaragaje umutima wa kimuntu, wagaragaje gukora neza, wagerageje kumfasha nk'umuntu wari uturutse hanze. Ati rero bitewe n'akazi dukora bisaba umutima mwiza, buri muntu wese uzi neza ko yaba atitwara neza abihindure kandi akazi kugira ngo gakorwe neza. Inkuru yacu yo ntabwo irangiriye, birangiye uwo bafashe ku muhanda bamufasha kwishyura